Bavandimwe inshuti bene data, reka dushime Imana ko ubuntu bw'Imana bukituriho. Reka dushimire Imana ko imbabazi zayo arizo zitubeshejeho, kandi urukundo rwa Data wa twese nirwo ruturinze, kandi amahoro ye niyo dukesha kuba tugihumeka. Uyu mwanya reka mfatanye namwe gushimira Imana ko yaduhaye ijambo ryayo, tukaba ariyo tugiye kubumbura, kuko niryo dukesha kubaho mu by'umwuka. Kandi vuba aha cyane abimenyereje iryo jambo, amasezerano ririmo niyo agiye gusigara akora umurimo mu mutima uyizera, igihe umutambyi wacu mukuru azaba atakiri hagati y'umunyabyaha n'Imana. Bigishoboka rero, reka iri jambo turiho agaciro muri twe. Bigishoboka, reka dufate umwanya kugira ngo ibyanditswe byera bitubere ingabo idukingira. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo kuzurira muri Kristo. Kuzurira muri Kristo, ngira ngo buri wese akwiriye guharanira kugera kuri iyo ntego, kuko Umwami Imana nicyo ashaka. Reka dushime Imana. Data mwiza, tugushimiye ko wadukunze urukundo ruhoraho, rutagize icyo ruheraho, kandi tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe ridufasha gusobanukirwa n'umugambi udufitiye. Turifuza ukwera wasezeranye. Ntabwo imbaraga zacu zakwigezaho. Udushoboze kukubonera muri Kristo no kukwakira mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Uyu mwanya tugiye kuganira kuri ayo magambo, kuzurira muri Kristo. Kandi aho nituhagera, ijuru ryatangaje ku musaraba ngo birarangiye, rizongera ritangaze ko nanone birangiye mu mutima. Erega igihe umuntu yamaraga gucumura, Imana yagarutse ku murimo, atari umurimo wo kurema isi n'ibirimo, umurimo wo kongera kurema umuntu bundi bushya. Mbese iyo tangazo rya birarangiye mu mutima wawe, njye nawe ntiturikeneye? Niba turikeneye se, rizavugwa ryari? Rizavugwa abantu bari mu ijuru? Rizavugwa ryari? Imana yashaka ko ryumvikana ubu. Igihe Yesu yari ari kuri Yorodani, n'igihe ishusho yahindurirwaga ku musozi ari kumwe n'abigishwa, buri gihe cyose humvikanaga ijambo rivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda, mumwumvire, mwamwishimira. Kandi iryo jambo ntabwo ryavuzwe kuri Yesu gusa, n'abana b'Imana aho bari hose bamaze kuzurira muri Kristo, iryo jambo ni iryabo. Niyo mpamvu Efeso igice cya 4 havuga ngo nk'uko yadutoranyirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Kandi Yesu mu byigisho yigishije harimo ingingo ivuga ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Ndetse ibyanditswe byereka tuvuga ngo muzababera kuko wabahamagaye nawe ari uwera. Kuzurira muri Kristo, ndagira ngo dushingire muri Ezekiyeli igice cya 9 duhere ku murongo wa 2. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikazi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze, bugeze mu muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose,
batakisha. Ezekiyeli yabayeho mu gihe Babuloni yagomba kuzashyira igatera i Yerusalemu cyangwa se i Buyuda. Ezekiyeli, Yeremiya ni abahanuzi bahuye n'ibihe bibagoye cyane. Igihe ishyanga ry'Abayuda ryari ryaratakaje umwimerere byagomba kugira binyuze mu mucyo Imana yabagejejeho mu bahanuzi bayo. Bari bageze ku rwego baha agaciro iby'Imana yaremye kurenza guha agaciro umuremyi. Bari bageze ku rwego bumva bakwishingikiriza ku mahanga bazengurutse nka Egiputa kurenza kwishingikiriza ku muremyi wabo. Kandi imbaraga nk'iyo iragenda yongera kugaruka mu bwoko bw'Imana, aho abantu bumva batagifitiye Imana icyizere mu burinzi bwayo, bakumva hari bagize abakomeyeho abajyanama byabafasha kugera ku ntego, ahari se ku iterambere bashaka, cyangwa se bakaba bavuga bati ubwo tuziranye n'aba bishoboka ko n'akarengane kazimira, bishoboka ko katatugeraho. Ariko imwe mu mpamvu zatumye Babuloni Nebukadinezari atera i Buyuda niyo kujya gushaka amaboko mu Egiputa, kugeza ubwo umuhanuzi abwira Abayuda ngo inzira ijya mu Egiputa urayikora mwiki. Bavandimwe nshuti, nubwo wabishaka nubwo utabishaka, umutabazi wawe wenyine ni wewe kwizerwa. Ezekiyeli rero igice cya 9 abona hari abamarayika baje kandi bagomba kujya mu murwa wa Yerusalemu batazanywe n'ikindi, baje kurimbura. Nyamara mu gihe cyo kurimbura Imana yari hafite bake bakinambye ku mahame y'ijuru, bakinambye ku kwizera muri Kristo, bakinambye ku cyo ukuri kw'ijambo ry'Imana kubabwira. Ntabwo bari bafite ijambo ryakemura ibiri mu gupfa muri Yerusalemu, ariko hari icyo bari bashoboye: gutaka, kurira, kubabazwa n'ibihabera. Reba nawe kugira ngo Ezekiyeli abone ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi. Abakerubi bari ibishushanyo byari biri bigose isanduku y'isezerano mu cyumba cyera cyane, kandi ubwo bwiza bw'Imana cyangwa se Shekina kikaba cyari ikimenyetso cy'uko ubwiza bw'Imana buhari. Byari ibishushanyo, byari imvugo shusho, ntabwo Imana yigeze iba mu isanduku. Ariko abisebo iyo babonaga ibyo bimenyetso bavuga bati turi kumwe n'Imana, kandi koko yarabarindaga iyo bayiringiraga. None mbwira ubwiza bw'Imana bumaze kuva aho hantu, Bibiliya yatubwiye ngo yabubonye bugeze mu muryango w'inzu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Mbese ubwiza bw'Imana mu mutima wawe buri ku rugero rumeze gute? Mu mutima wawe ubwiza bw'Imana burimo? Urahirwa nimba warakira ubuntu bw'Imana mu mutima wawe. Urahirwa nimba agakiza tubona muri Yesu Kristo karatangiye kumvikana muri wowe. Nusoma igice cya 7 cy'igitabo cy'Ibyahishuwe, urahabona amakuru uhere ku murongo wa 1 kugeza wa 3, Ibyahishuwe 7. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira ba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati nimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Ntabwo iki kimenyetso ari ikigaragarira mu maso y'abantu cyangwa ku gahanga, oya, ntabwo ariko biri. Ahubwo iki kimenyetso cy'Imana cyangwa se kashe yayo
mbese reka turebe, umuntu asinya mbere y'uko yandika ategura ibaruwa, cyangwa arabanza agategura ibaruwa mu mwimerere wayo akongera akanayisoma akareba ko nta kosa ririmo, yarangiza akabona gusinya nyuma? Imana iri ku murimo wo kurema, kandi vuba igiye kuvuga ngo ababazwe bararangiye. Imana iri ku murimo wo kurema. Igihe Petero yari kumwe n'abigishwa be mu cyumba cyo hejuru, Yesu agatangira koza abigishwa be, Yesu yageze kuri Petero, Petero aranga, amugisha impaka. Yesu afata icyemezo cyo kumutambukaho kandi byari bibabaje, aramubwira ati Petero, Petero, ninakoza ibirenge naho tuba duhuriye. Petero agira ubwoba mu mutima, kandi kuva kuri Petero ujya hirya hari abandi yagombaga nabo koza, ariko Petero yari yabitambitse, kandi Yesu adashaka kumutambukaho ngo ajye kuboza ahita arangiza umurimo. Uko Petero yakereje Yesu gukora umurimo ngo awurangize igihe cyagenwe, uko Petero yakereje bagenzi be kuko atari butambukweho atagezweho, niko abana b'Imana muri iki gihe barimo bakerereza Imana mu kurangiza umurimo. Kuko iyo tugiye mu nyandiko zacu, iyo ubutumwa buza kwakirwa bukabwirizanywa imbaraga nk'uko Imana yabigennye, ntabwo tuba tukibabarira muri iyi si. Ntabwo ariko biri. Bibiliya avuga ngo abantu benshi batekereza ko Imana itinze isezerano ryayo, ngo nyamara twihangana idashaka kuhajya n'umurimbuka. Uko Petero yitambitse hagati ya Yesu n'abandi ataroza, nawe ubwo akakereza uwo murimo w'Imana muri we, niko no muri ino minsi kugenda buhoro mu bantu b'Imana bigura intege, kudindira no kugirana amakimbirane n'ibibazo biri hagati y'abantu b'Imana. Burya hari ab'ijuru rishaka kugeraho, ariko rikabaza ngo mbese tumutambukeho? Yesu ubwiza bw'Imana bugeze he mu mutima we bugenda? Genzura neza, urebe neza. None Yohana abonye abamarayika 4 bari ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga mu mvugo ya gihanuzi bivuga ibibazo, bivuga intambara, bivuga ibigeragezo, bivuga indwara, bivuga ibintu byinshi cyane, kandi bije kubabaza isi, bije kubabaza ibiti. Yesu yigeze yabwira abantu ati ko bibaye ku giti kibisi nibigera ku cyumye bizacura iki? Igiti mu mvugo ya Bibiliya cyerekeza, iyo ari kibisi cyebaga cyerekeza ku mukiranutsi, cyaba cyumye kikerekeza ku bantu badafite ubuntu bw'Imana mu mutima. Yesu arebye ukuntu barimo bamukubita bamujyanye ku musaraba, ati ko ndeba bibaye ku giti kibisi nibigera ku cyumye bizacura iki? Abo bamarayika bafashe imiyaga. Ndeka mbabwire ngo dukwiriye gushimira Imana ko ibiriho n'ibizaza bitari mu biganza by'umwana w'umuntu. Siko byanditse. Ntabwo biri mu biganza by'umwana w'umuntu, biri mu biganza by'umwana w'umuntu. Ntabwo tuba tuvuga ibi, ariko kuko hari abamarayika bahawe itegeko na marayika wundi, arababwira ngo mube mufashe iyo miyaga. Kubera iki bakiyifashe? Cyokora buhoro bagenda barekura gake ngo nibura ibibazo bikangura ingirwa abakirisito. Nyamara benshi kugira ngo bakanguke barebe ku ikarita y'ubuhanuzi aho urugendo rugeze, benshi barimo barahumuriza imitima yabo. Ariko reka nkubwire, wawuhumuriza wagira umutima w'umuntu ntabwo urya ruswa, urakwereka ko hari ikibazo. Haza marayika ukomeye, umuyobozi w'abamarayika, uwaremesheje byose ijambo rye, arababwira ati mube muretse kubabaza isi, kubera ko hari umurimo wihutirwa ugomba gukorwa mu buryo bwihutiwe wo gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Ntabwo ari ikimenyetso kigaragara. Mbese ubwo buntu bw'Imana buri mu mutima wawe? Ezekiyeli yabonye barimo barira. Nimba hari ikintu cyamaze kuba ingume n'amarira arimo, aho umuntu agera ku rwego rwo kurwanya iby'Imana kandi areba aho isi igeze. Ibyaduka 46 ukagingo ka 275 haravuga ngo umusemburo wo kwera ni wazimije ubusobanuro bwawo bwose. Mu gihe itoro rigoswe n'akaga kandi rikaba ryibasiwe cyane no gucogora,
itsinda rito ry'abahagaze mu cyuho rizanihishwa kandi ririzwe n'ibizira bikorerwa mu gihugu, ariko amasengesho yabo azaba yerekeje cyane cyane ku itorero, bitewe n'uko abizera baryo bakora nk'abandi bose, bareba ibintu kimwe n'abandi bose. Ukaba utatandukanya hagati y'umunyabyaha ruharwa n'uwabatijwe mu izina rya Kristo ngo ube wabitandukanya. Uwo mworera wabatandukanyaga warasibye, iteme ryabatandukanyaga ryavuyeho, kandi ijuru rishaka kugaragariza icyubahiro cyaryo muri ryo. Reka mbabwire, uribaza ko abayuda bane i Babuloni aribo bonyine Nebukadinezari yanyaze? Ntugashakire iby'agakiza mu bwinshi bw'abantu, gashakire mu ijambo ry'Imana. Nujya gushakira mu bwinshi bw'abantu bizakugora. Igihe cyose uruhande rwa benshi rwamye ari ibibazo muri Bibiliya. None rero reba nawe, kugira ngo abahagaze mu cyuho bagomba kuba hari ibintu bari mu gukora. Bazaba nihishwa kandi barizwa n'ibizira bikorerwa mu gihugu, ndetse n'uburyo abizera b'itorero bateye, n'uburyo basigaye bakora bimwe n'uko abandi bakora. Aho kurira, ubu dufite umugabane w'abanegura. Aho kurira. Kandi kimwe mu byo Ezekiyeli yavuze biranga bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ni ugutaka, ni ukurira. Urukundo bakunze abo bantu rwabateye kuticara hamwe bakabwiriza ijambo ry'Imana, nirwo rutuma bavuga bati koko Mana, birashoboka ko icyubahiro cy'Imana cyaba kirimo kiva mu Isiraheli. Reba isanduku Uwiteka imaze kunyagwa n'Abafilisitiya, ureba bafite umutima woroshye uko byabagendekeye mu Isiraheli. Ubu ni igihe abantu bakwiye kurira, kandi ibyanditswe biratubwira ngo abana b'Imana bazaba baraririye abanyabyaha amarira aheruka, barabaririye amarira aheruka. Nubwo rimwe na rimwe kurira kwabo abandi babyitaga ubupfapfa, niko icyo gihe cyose gihoraho, kandi ntabwo wabihindura, kuko niko inyandiko ziba zivuga. Nyamara nshuti muvandimwe, dukeneye kurebera ibintu mu mucyo w'ibyanditswe byera, ntitubirebere mu ijwi ry'ababwiriza. Ubirebeye mu ijwi ry'ababwiriza, bishoboka yuko wenda wasitara ku byo baba bakora bidatunganye, ariko ntabwo bizavanaho imitima irira. Igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ku ipaje 227, twumva amagambo ahari. Ikibazo gikunze kwibazwa ni iki: ni mu buhe buryo ushobora gukomeza isabato y'ukuri, maze wenda ugahura n'igihombo, umushahara wawe ukagabanuka, cyangwa se wenda ukabura ibyakunganira mu buzima? Mbega ukuntu byaba ari ukureba hafi uramutse utekereje kukumvira iby'Imana ishaka, byaba ari inzira yo gushaka indamu. Mbega ukuntu ibi bihabanye n'iby'abahowe Imana batakunze amagara yabo ndetse bakemera no gupfa. Iyo Imana itegetse ntidushobora kureka kuyumvira. Iyo tubajijwe ngo ni mu buhe buryo ushobora gukomeza isabato ndetse ugasohoza izindi nshingano zirebana no kumvira ukuri, natwe tuba dukwiriye gusubirisha iki kibazo ngo ni mu buhe buryo ahubwo udashobora kubikora. Mu minsi igiye kuza, abazagerageza gukiza ubugingo bwabo bazabubura, naho ababaga biteguye buri gihe gushyira ubugingo bwabo mu kaga kubwo kurwanirira ukuri n'umwami wabo mu ijuru bazahabwa ingororano z'icyubahiro basezeraniwe muri uyu murongo, kandi bazukire kurabagirana nk'inyenyeri zo mu isanzure, ndetse nk'uko inyenyeri zitabasha kuvaho
by'iteka n'iteka, icyo gihe ababaye abanyabwenge bazagaragara, no ku rundi ruhande abahisemo ubuhumyi n'ubupfapfa bazagaragara. Muri iki gihe abanyabyaha n'ab'isi bareba abakirisito bagatekereza ko ari abapfapfa n'abasazi, nuko bakihumuriza bibwira ko ari abanyabwenge, kuko bahungiye kure icyo bita ubupfapfa bw'abakirisito. Ni ngombwa ko tubasubiza, kubera yuko abafata icyemezo nk'iki muri iki gihe bazagihindura bidatinze, kandi ibyo bazabikorana umwete mwinshi kandi mu buryo bubabaje, ntacyo bizaba bibasha kubagezaho. Abafata abakirisito nk'abapfapfa n'abatagira ubwenge, vuba aha bagiye guhindura imvugo, bavuge bati burya bya bindi twitaga ubupfapfa nibyo byari bizima. Ntacyo dukwiriye gusubiza abantu nk'abo, kuko umwanya barimo ntabwo bemerera kurebera ibintu mu murongo wabyo. Ahubwo reka tugaruke. Mbese marayika ubwira abandi ngo nibafate imiyaga, bafate ibibazo babe baretse kurekura, mbese waba uri mu kureba ko ari ukugira ngo Imana irangize umurimo wayo mu mutima wawe? Urahirwa nimba ibyo byumva, kuko benshi ntabwo barimo babirebera kuri uwo murongo, ahubwo baravuga bati uko biri kose ibintu bizajya mu buryo, abantu bongere bashaka ubuzima, nawe uko ubuje kubushaka, ariko ndakwifuriza kurebera ibintu mu murongo wabyo, kuko bidatinze uwabwiye abamarayika ngo nibafate imiyaga agiye kubwira abo bamarayika ngo nibarekure, kubera ko umubare wari ukenewe gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho uzaba wasoje. Igitabo cyo Kuva igice cya 28:36, twumva amagambo ahari. 28 Kuva 36. Kandi uzacure igisate mu izahabu nziza, maze nk'uko bakeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso, ucyandikishaho gukeba aya magambo ngo yerejwe Uwiteka. Ugifatanye n'agashumi kaboheshejwe ubudodo bw'umukara wa kabayonga, gitamirizwe kuri cya gitambaro kizinze ku mutwe. Tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana, uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo uyu wari umurimo wakorerwaga abatambyi, wari umurimo wakorerwaga umutambyi mukuru. Yabaga afite igitambaro mu ruhanga cyanditseho aya magambo ngo uyu yerejwe Uwiteka. Gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'Imana ni ukuzurira muri Kristo, aho ijuru ritangaza ngo birarangiye. Mbese urifuza gukorerwa uwo murimo? Urahirwa nimba wumva uwo murongo, kandi wibuke ko ibyanditswe byera bigaragaza yuko mu byanditswe igice cya 7, noneho marayika ukomeye amaze kurangiza uwo murimo wo kubara no gushyira ikimenyetso ku bana b'Imana, ntabwo yagumije kubuza abamarayika kuyirekura. Yarababwiye ngo nimurekure noneho abasigaye barwanyije ukuri, batemeye ubutumwa bwiza, ibyabo nta kintu Imana yabikoraho, kuko bahawe amahirwe bayapfusha ubusa. Yesaya 62:2 haravuga ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Abana b'Imana bamaze gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana bahabwa izina rishya ritari mu irangamimerere ryo mu isi, ahubwo bahindurirwa amateka. Erega Yakobo amaze kuboneka ko ijuru rimwakiriye, yahinduriwe izina, yitwa Isiraheli. Erega Aburahamu na Sarayi bahinduriwe amazina. Nawe urahirwa. Imana nivuga ngo birarangiye mu mutima wawe, uzahabwa izina rishya. Nibyo Yeshua yatubwira ngo bazahabwa amazina mashya atazwi n'umuntu wese keretse urihawe. Kuzurira muri Kristo. Petero yavuze ngo iki? Wari ufite
ivugabutumwa mu gihe cye ku itorero rya Efeso, rwariko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9. Ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Ntabwo ari abatambyi b'inshingano, mujye mwumva ibintu neza. Aroni yari umutambyi w'inshingano, ariko Petero ababwira ni abatambyi b'ubwami, abatambyi b'ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kwigishwa mu isi yose. Kandi abatambyi b'ubwami ngo ni abantu Imana yironyeye ikabavana mu mwijima ikabashyira mu mucyo w'itangaza. Ndetse umurongo wa 10 aravuga ngo kera ni mwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ni muri akababarirwa, ariko none mwarababariwe. Kuzurira muri Kristo. Mu nyandiko za kera ku kagingo kavuga ngo gushyirwaho ikimenyetso, gushyirwaho ikimenyetso, baravuga ngo mbona kandi gatsiko katakaga kihebye, ku myambaro yabo hari handitswe amagambo mu nyuguti nini ngo wapimwe ku gipimo ugaragara kudashyitse. Mbaza marayika ku gatsiko akariko, marayika aransubiza ati abo ni abakomeje isabato mu gihe runaka, hanyuma barayireka. Numvise bataka bati twizeraga kugaruka kwawe kandi twabyigishanyaga umwete. Ubwo batakaga barebaga ku myambaro yabo bagasoma amagambo yanditsweho, maze bakarushaho kuboroga. Nabonye ko bari baranyoye ku isoko y'amazi afutse asigaye, bayatobesha ibirenge byabo, basibanze isabato. Niyo mpamvu bapimwe ku bipimo bagaragara ko badashyitse. Nyamara iyo ugiye muri Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 12, Bibiliya atubwira ngo maze mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo menye ko ari njye Uwiteka ubeza. Kuko utejejwe atazashobora kureba umwami Imana. Nshuti, aba bari abanyesabato, nk'uko muri Ezekiyeli igice cya 9 abo Nebukadinezari yajyanye i Buyuda, nabo bari abanyesabato. Maze aho kugira ngo babone Imana nk'umuremyi, bafata Imana nk'umukiza wabo wabacunguye, bafashe isabato bayirutisha Imana. None barimo barataka. Uko batatse ngo bakareba ku myenda yabo yo gukiranirwa, bakabona handitswe ngo urarushywa n'ubusa, wapimwe ku gipimo ugaragara kudashyitse. Iyo ugiye muri Daniyeli igice cya 5, umwami wa Babuloni Berushazari niwe wabwiwe aya magambo ngo wapimwe ku gipimo usanga udashyitse. Gukiranuka k'umunyabyaha ntabwo kwamugeza mu butungane bw'ijuru, kereka kuzurira muri Kristo. Barayiruhukaga, none ikigeragezo kije bayisohokamanamo ubuhanga ngo bitabakurura imibabaro n'akarengane. Nyamara se uhungiye nshuti, imbere hari ibyago 7. Wahisemo kuba mu ruhande rw'Imana, ahazaza ukaharekera Imana, ahazaza ukaharekera Imana, ahazaza ukaharekera Imana. Muvandimwe, erega turahunga Imana, nyamara niyo ifite ubugingo bwacu mu biganza. Daniyeli n'ibyahishuwe paje 73. Daniyeli yatahuye ko yagambaniwe, nyamara ntacyo yakoze ngo aburizemo uwo mugambi. Icyo yakoze gusa ni ukwishyira amaboko y'Imana, maze ikibazo akakirekera mu buntu bwayo. Ntiyigeze ava mu murwa ngo ahimbe urwitwazo rw'ubutumwa bw'akazi, cyangwa ngo akore gahunda ye yo gusenga mu buryo bw'ibanga. Igihe yamenyaga ko iyo nyandiko yasinywe, yapfukamaga mu cyumba cy'inshuro 3 buri munsi nk'uko yari amenyereye, akerekeza amaso kuri Yerusalemu yakundaga, maze agasenga Imana ye ayinginga. Nshuti bavandimwe, Yesu ugira ngo yari abuze icyo yakora, Bibiliya umwanditsi atubwiye ngo yashyize ibye mu buntu bw'Imana. Kubera ko bamaze kubarwa, Uwiteka niwe ubirindira. Uwiteka niwe ubirindira. Ntabwo Imana izashyira ikimenyetso cyayo mu ruhanga rw'abagabo n'abagore bakikunda, bagifite inarijye n'ibishoboka, bakirebaho. Oya,
ikimenyetso cy'Imana kigomba gushyirwa mu ruhanga rw'abagabo n'abagore buzuriye muri Kristo, bafite ubuntu bw'Imana mu mitima, bafite ibyiringiro by'ubugingo. Abantu b'Imana bo mu minsi y'imperuka bagomba kwambara ikamba ryo gutsinda mu buryo bwa gikristo. Ibyahishwe 3 umurongo wa 11 n'igice cya 6 cy'Ibyahishwe umurongo wa 2. Kandi ayo makamba abo bantu bazambara nta kindi agereranya n'ibintu bibiri. Icya mbere ni uko bafite Imana y'ubugingo buhoraho muri iki gihe. Icya kabiri ni uko batsinze icyaha kubw'imbaraga za Kristo ibakoreramo. Ubuntu bw'Imana bukagaragara mu mutima. Ikimenyetso cy'Imana ni izina rya Yesu n'izina rya Se azaba yanditswe mu ruhanga rw'abakiranutsi. Ibyahishwe 14 umurongo wa 1 niko hatubwira. Kubona izina rya Yesu n'izina ry'Imana yanditswe mu ruhanga rw'abakiranutsi bizaba ari ikimenyetso cy'uko Imana iremera ko kandi barinda. Abantu barimo bashaka uburinzi bw'Imana bagahunga ab'Imana irindi uko bagomba kuba basa. Kandi abantu b'Imana twabonye ko bagomba kuba bahinduriwe amazina. Kandi izina rikagaragaza imico. Imana ni urukundo. Yesu Kristo, uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Bagomba kuba bafite ubuntu bw'Imana, barababariwe, kandi bafite ubuntu bw'Imana mu mutima bubatera kunesha icyaha. Igihe abantu bazaba banditswe izina rya Yesu n'irya Se, bazaba bafite impano y'imico y'Imana. Imana iri muri bo. Imico y'Imana ishimangiwe mu mpanga zabo, kuko ibitekerezo byabo bizaba byarahawe Kristo burundu. Umwuka wera azaba yaraje kuba muri bo, ubwo bazaba bafite kamere nk'iy'Imana. Tugomba kugira kamere y'ijuru. Abantu bazarindwa n'Imana nibo bonyine bazabasha kwinjira mu marembo y'umurwa wera. Imana izabarinda y'ubwayo. Ntabwo Yesu yigeze avuga ngo bakure mu isi. Oya da. Iyarindiye abasore mu muriro. Iyo urya muriro utaza gutwika barya bajugunyemo bari abasore, ntabwo abantu bari kwemera ko ari umuriro. Ndetse benshi bari batangiye kubivuga bati nutabatwika ntabwo twemera ko ari wo. Maze Imana ikora ku buryo uwo muriro ubanza utwika ababajugunyemo, ngo abandi nibataza gushya abantu bamenye ko burya wari wo, ahubwo haje Yesu Kristo wa kane akaza agahagarika ububasha bwawo. Ngabo barya rero ntabwo Imana yaje kubitambikaho bagifite ingeso bakikundaho. Muzajye mu nyandiko mugire izo mubashinja. Oya. Niyo mpamvu Yosefu yarinzwe mu rugendo rwose, arindwa muri gereza, arindwa mu butegetsi yari arimo, ararindwa rwose, arindirwa no mu mitungo yose yashyizwe mu biganza bye ya Egiputa. Nuko Uwiteka yaramushyizeho ikimenyetso cye. Abo rero nibo bagomba kurindwa n'ijuru. Zirya nariyo zitaza kurya abo Dariyo yajugunyemo, ntabwo bari kwemera ko zari zishonje, zabasamiye hejuru. Daniyeli yararinzwe kuko yari ariho ikimenyetso cy'Uwiteka. Kandi abazarindwa n'Imana bagomba kuba bafite Imana mu bugingo. Abantu bazaba barinzwe n'Imana nibo bonyine bazabasha kwinjira amarembo y'umurwa wera. Hari abantu benshi bemera inshingano muri uyu murimo, nyamara bakaba batararinze ubugingo bwabo. Inshingano bakayikora neza, ariko ubutungane bw'umutima ugasanga haracyari ikibazo. Mbese muvandimwe, kuzurira muri Kristo urumva icyo bivuze? Uzi ko benshi bagiye gutaka bakajya bakubita amaso ku nyandiko ziri ku myenda y'ubushwambagara bw'umutima ngo wapimwe ku gipimo ugaragara ko udashyitse, kandi Isabato barayubahirizaga, baragerageje uko bishoboka bakareyigisha abandi. Ariko ntabwo Imana izaha umuntu ubugingo ishingiye ku byo yakoze. Oya, izashingira ku cyo Kristo yakoze. Gupfa no kuzuka bye niho agakiza kacu gashingiye. Ijuru rizarinda abana baryo mu buryo bwihariye, kuko bazaba batarishingikije gukiranuka kwabo. Oya, kwemerwa no kurirwa n'Imana bizahabwa abantu bamaze kugira imibereho imeze nk'iya Kristo kubwo kwakira agakiza ke. Ni ngombwa rwose ko umwuka w'Imana atubamo niba dushaka kurindwa n'ijuru.
ibyo twishingikiza byose ijuru rigiye kubishyiraho umusozo, ariko hari icyo Imana yizigamiye igomba gukora, ikimenyetso mu ruhanga rw'abana b'Imana. Ntabwo kizashyirwa ku mugabo n'umugore gikunze isi, ntibishoboka. Isi igomba kubanza igahigamira umurimo w'Imana mu mutima, kandi ntabwo kizashyirwa ku mugabo n'umugore ukirobanura ku butoni, kuko izina ry'Imana ni urukundo. Ugomba gukunda abantu Imana yaremye kandi ukabasabira umugisha, ukababazwa nuko babura ubugingo Kristo yaratanze ikiguzi gitangaje kuri bo. Icyo wasabwa cyose ukaba wagitanga ku mpamvu yabo. Niyo mpamvu itorero rya Efeso mu byaritsinze harimo gutakaza urukundo rwa mbere. Reka dushimire Imana rero ko kuzura muri Kristo bishoboka, kuko Pawulo ati nshobozwa byose na Kristo w'imbaraga. Uyu mwanya mbifurije kwakira ubuntu bw'Imana mu mutima no kugengwa nabwo kurenza ibindi byose mu izina rya Yesu, amen. Dushime. Urakoze Mana, waduhaye ijambo rituyobora, ryandika mu mitima yacu kugira ngo riduhindure abana b'Imana by'ukuri, ritugeze ku rugero wishimira mu izina rya Yesu, amen.